Yes, reka rero ndusheho kongera kuguhereza ikaze kandi nkwifurize kugira igitondo cyiza. Wowe ukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV, wowe wadukunze, wowe wemeye kudukurikirana ukajya ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Ubu rero ugire ibihe byiza. Uyu munsi turi tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi. Abanyeshuri bamwe na bamwe barangije egizami, berekeza mu ngo zabo, aho abandi bagiye gutangira kuba rero bakora egizami cyangwa se turokome ejo bundi. Yes, rero ni nayo mpamvu tubazaniye inkuru ishyushye iri kuvugwa kuri Vestina ndetse na Dorcas. Vestina na Dorcas ni abana b'abakobwa babiri batuye mu karere ka Musanze. Yes, nabo rero bakaba ari bamwe mu banyeshuri bari berekeje ku mashuri cyangwa se mu banyeshuri bari bari gukora egizami, ariko uyu munsi wa none bakaba bagarutse mu rugo. Ni iki rero batuzaniye? Ni iki kigiye gukurikira nyuma y'uko bageze mu rugo hamwe na uwo bita Irene cyangwa se Murindahabi, ufasha bano bana cyangwa se ubasipatinga mu buryo ubwo ari bwo bwose, bwaba uburyo bw'amashuri ndetse n'uburyo bw'ibihangano by'indirimbo. Ejo bundi nibwo twamenye yuko umuhanzi Niyo Bosco, wa wundi w'impumyi, ari we ushobora kuba gufasha bano bana Vestina ndetse na Dorcas mu bijyanye no gutunganya indirimbo zabo mu buryo bujyanye no kuba bakwandika indirimbo zabo. Rero uyu munsi nabwo ntabwo ari ikintu cyababaje abantu, ahubwo nacyo ni ikintu cyaje gishimisha abantu bakunda bano bana, cyane yuko Niyo Bosco nawe ari umuntu wari ukunzwe n'abantu batari bakeya mu bijyanye n'indirimbo akora. Rero zikaba ari indirimbo ziba ziganjemo ibintu by'ubwenge cyane. Niyo Bosco rero akaba atari bano Vestina na Dorcas gusa yandikira, ahubwo ngo yandikira n'abandi bahanzi bo mu Rwanda bagiye batandukanye, harimo ba Bruce Melody ndetse n'abandi bahanzi b'ibyamamare batuye hano mu Rwanda. Yes, rero nje kukubwira indirimbo ayo Vestina ndetse na Dorcas bagiye kuba bashyira hanze mu minsi iri imbere. Ikindi kandi ngiye kukubwira ni uko twe twiganire na Vestina na Dorcas bakatubwiza ukuri n'uburyo biba byifashe. Uraza kubyumva muri kino kiganiro nutihutisha. Mbo rero reka twe gutinda, ahubwo duhere ku ndirimbo basize iri hanze cyangwa se basize basohoye. Iyi ngiyi nta yindi, ni indirimbo bita Umutaka. Umutaka nimba utarayireba wanyarukira kuri YouTube yabo, ukandikamo ni My Empire cyangwa se ukandikamo Umutaka, ubundi ukabasha kubona iyi ndirimbo ya Vestina ndetse na Dorcas. Ni indirimbo nziza yafashije abantu batari bakeya, kandi ni indirimbo ifite iminota igera kuri 7 gutyo. Ni indirimbo ndende ariko nanone ni indirimbo iryoheye amatwi. Ni nyuma y'uko rero bari bamaze gusohora indirimbo bita Isaha, nyuma bakurikizaho Umutaka. Aya magambo iyo ugiye ugatondekanya amazina bise zino ndirimbo zabo, hari ijambo ushobora guhita ubona ribyawe n'aya mazina y'izi ndirimbo. Uhereye ku ndirimbo Nahawe Ijambo ukageza ku Mutaka, hari ibintu bishobora kuvumbuka muri aya mazina y'izi ndirimbo. Ndashaka ko nawe wikorera ubushakashatsi rero ugatondeka zino ndirimbo za Vestina ndetse na Dorcas, ukagenda wandika amazina y'izi ndirimbo mu gakayi, uyikurikiranye n'iya mbere, maze ukareba ijambo byabyaye, ugahita ubona message bano bana babiri bashaka gutanga iyo ariyo. Rero ndagira ngo uze kubikoraho maze urebe. Ikindi kintu gitangaje rero uyu Vestina ndetse na Dorcas ni uko indirimbo zabo, guhera ku ndirimbo Nahawe Ijambo kugeza ku ndirimbo Umutaka, na ndirimbo n'imwe iri mu ndirimbo zabo idafite nimvuga wumve miliyoni ya views. Rero ni abantu baba bagiye bareba bimwe mu bihangano byabo. Na ndirimbo rero n'imwe bafite bano bana babiri itarujuje miliyoni za views. Yes, rero ni abana bakomeje gutera imbere mu buryo bufatika, kandi ni abana ubona yuko bafite impano mu byo bakora. Hari amakuru menshi bagiye batangaza rero y'ibihuha kuri bano bana. Hari amakuru yigeze gusohoka bavuga yuko ngo umwe muri bo ashobora kuba ngo agiye gushyingiranwa na Papa Sava, Niyitegeka Graciane, ukina muri filime uzwi nka Papa Sava cyangwa se nka Seburikoko. Ariko aya makuru ni ibinyoma cyane, yuko aba bana bakiri batoya bakiri kwiga ibintu bijyanye n'abagabo rwose. Hari n'ibindi
bigeze gutangaza yuko umwe muri bo nawe ngo ashobora kuba ateretana na Neri Ngabo. Ibyo nabyo ni ibihuha. Aba bana ni abana bakiri ku ishuri, ni abana bacyambaza Uwiteka, ni abana bagifite inzira y'iterambere, ntago bari bajya muri ibyo ngibyo nk'ibyo abo bantu babakekeraho. Hari n'indi nkuru yigeze gutangazwa ngo bafunzwe batawe muri yombi, ariko nabyo ni ibinyoma. Nta nkuru n'imwe nzima iri muri ibi ngibi. Niyo mpamvu rero utakwiriye kujya ubyumvaho neza cyane, ahubwo ukajya utega amatwi ibiganiro byacu, kuko twe tuba turi kukubwiza ukuri kw'ibigiye kuba. Rero ni mu minsi mike cyane ubwo bageze inaha ngaha, bari kwitegura kwerekeza muri studio ku muproducer wabo batunganyiriza zino ndirimbo, ndetse kandi Vestina na Dorcas bahuye na Kirisizi. Kirisizi nawe ni umwe mu bahanzi nyarwanda ariko utebwa inkunga na Junior Giti. Junior Giti akaba ari umusobanuzi w'amafilme, muramuzi. Rero akaba ari we uhagarariye uyu Kirisizi mu bijyanye n'ibihangano. Ni rero uyu Kirisizi uretse kuba nanone ahagarariwe na Junior Giti, nawe afite ibindi bintu akora bijyanye n'amavideo, amavideo menshi cyane, kandi amavideo ye ni ukunda kuyikorera nubwo aba arimo maji nyinshi cyane. Rero Kirisizi akaba ari umwe nawe mu batunganya video z'aba bana Vestina na Dorcas. Rero akaba yahuye n'aba ba Vestina na Dorcas, bagira ibyo baganira ku bijyanye n'indirimbo bagiye gukora. Iyi ndirimbo izaba yitwa Impuhwe, impuhwe zawe, cyangwa se Impuhwe, ariko ni indirimbo ya Vestina ndetse na Dorcas yitwa Impuhwe. Nyuma y'uko ari umutaka noneho bazanye iyitwa Impuhwe, igiye gusohoka vuba aha ngaha, bitarenze iki cyumweru tugiye kuzamo. Rwose muratangira kubona amwe mu mashusho cyangwa se amwe mu ma video y'amalyrics bari gukora iyi ndirimbo cyangwa se bari kurikodinga. Twavuganye yuko rero ku munsi wo kuzarikodinga iyi ndirimbo, natwe tuzaba duhari muri studio kugira ngo tubashe gufata amwe mu makuru azaba ari kubera muri studio, cyangwa se tubashe kubagezaho bimwe mu bintu bizaba biri kubera muri studio, kugira ngo mutangire kuryoherwa n'iyi ndirimbo cyabo bagiye gukora bise Impuhwe, ubundi mubashe kuyenjoyinga nk'ibisanzwe. Yes, rero tuzaba tuhabaye cyane. Twabajije Irene cyangwa se Murindahabi, turamubaza ati aba bana bavuye ku ishuri, ese mu buzima busanzwe ubundi ku ishuri ho biba byifashe gute? Ni amakuru rero kunze gutangwa n'abantu batari bakeya yuko bano bana ku bijyanye n'amasomo batsindwa cyane. Ntabwo ari ikintu twatindaho cyane, ahubwo ni ikintu tugomba kugarukaho cyane. Uyu Vestina ndetse na Dorcas ngo mu bijyanye n'amasomo yo ku ishuri ni ibintu bakunze gutsindwaho cyane, ni ibintu ngo bakunze rwose guhura batsinzwe, ngo ntabwo ari bakunda gutsinda amasomo cyane. Twabajije rero Irene ikibazo kigira giti, ese Irene aba bana Vestina na Dorcas uretse iterambere ryo muri filime n'irindi nako ryo mu ndirimbo n'irindi ryaturuka ku ruhande, urabona mu bijyanye n'amasomo cyangwa se kwiteza imbere mu bijyanye na school, cyane yuko umuntu utarize rwose gutera imbere biba bigoranye, ni gute ibintu twabihuza cyane yuko twari tuzi yuko ari n'abahanga? Irene yasubije yuko ngo aba bana basenga kandi ngo bizera Imana, ngo ntabwo ari abaswa cyane, ngo kandi nta nubwo ari bo baswa babayeho, ngo ahubwo bari kugerageza gukosora habonetse ubuswa, ngo kugira ngo babashe gutungana mu nzira zose zishoboka. Yes, twabajije Irene rero yuko aba bana, turamubaza ati ese aba bana ntabwo bashobora kuba batebwa ubuswa bubavugaho no kuba bari mu bijyanye n'indirimbo baba bari gukora, wenda bakaba batekereza hit bafite, ibi ngibi bikaba bituma bashobora kwiga badashyizeho umwete, cyane yuko baba babona yuko bashobora kuba barafatishije ku bijyanye n'agafaranga, bikaba bitabatera ishyaka ryo kwiga cyane. Irene yaratubwiye ati rero ntabwo kuba umuntu yabonye amafaranga bivuze yuko no kugira ishyaka ryo kwiga bitazamo, ngo cyane yuko ngo nabo babona yuko hari ahandi kwiga, hari indi ntumbero byabagezaho itari iyi ngiyi yo kuba ngo ari abahanzi. Twavuganye rero na Vestina, akunze kuganira cyane nawe, atubwira yuko afite imwe mu ntumbero zo kwiga cyane cyane rwose, ngo bino by'ubuhanzi ngo atari byo ngo areberaho cyane, ahubwo ashaka no kuba yamenya ngo n'ibijyanye n'indimi, cyane yuko ngo yifuza kuzajya hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo hari n'igihe ngo wenda bishobora kuba bikomeje gutya uburyo bakurikiranwa bakazitabira ngo igitaramo kizahuza East Africa cya Gospel East Africa,
Common. Rero ngo iki kikaba ari igitaramo kizaba gikomeye cyane kizahuriramo abahanzi bakoze cyane cyangwa se abahanzi bakunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Rero ngo bakaba bifuza kuzitabira kino gitaramo ubwo kizaba kiba mu mwaka wa 2025, bakaba bifuza kuzakitabira bazi indimi zishoboka zose. N'aya makuru rero yari ari kuvugwa hagati ya Vestina ndetse na Dorcas. Reka mwifurize kugira ibihe byiza. Njye Nsabimana Jean Bosco muri studio za Kamatoki TV, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro